Umukobwa mwiza yasohokanye n'umusore muri resitora nziza. Umukobwa ati ibiryo byari biryoshye cyane. Umusore ati koko se? Umukobwa ati cyane. Umusore afata umukobwa mu kiganza ashaka kumubwira uburyo ki yamukunze. Mu gihe umusore ari kwibaza ukuntu agiye kumutera injuga z'uko bakundana. Umukobwa ntiyumvaga ibyo umusore amubwiriraho, ahubwo yiyumviraga ibindi. Ati uyu mukobwa ni mwiza cyane, kandi namubeshye ko ndi umupilote kandi ndi umukarani. Ubu se abimenye nabigenzana. Ikindi ntabwo azi ko mfite umugore n'abana 4. Akongera ati apu, sinjye njyenyine waba uterese umukobwa kandi ufite umugore n'abana. Umukobwa yahise yishikura. Umusore arakaye cyane ati ndekura uko gisa gusa. Ubu se wari kuzambwira ko ufite umugore n'abana ryari? Wari kuzambwira se ryari ko utari umupiloti ahubwo uri umukarani? Ko gisa gusa. Umusore ati ibyo se kandi ubikuye he? Uri umurozi cyangwa? Umukobwa ati yego ndi umurozi, ahubwo niwongera kunyegera nzagutera mu nzozi uwo munwa muco uri gukoresha unyita baby. Umukobwa yaragarutse aragenda arakaye cyane. Yarahagurutse aragenda arakaye cyane. Umusore nawe agumaho yibaza ibimubayeho n'ukuntu umukobwa amenya ibyo byose ako kanya aho bari bicaye aho. Umukobwa yitwa Isadora, afite impano yo mu muryango w'iwabo wa nyina yo gusoma intekerezo z'abantu abakozeho gusa. Isadora yari umukobwa wandika ibitabo akanabigurisha online. Yari umukobwa bigaragara ko afite amafaranga. Isadora yari afite inshuti ye magara yitwa Babo. Isadora avuye kuri deti na wa mugabo yasomye intekerezo agasanga afite umugore n'abana 4, ndetse akaba ari n'umukarani atari umupilote nk'uko yari yabimubwiye. Atashye arakaye cyane ahamagara ya nshuti ye yitwa Babo kuri telefone, ayibwira ibimubayeho ndetse anamubwira ko arambiwe kujya kuri deti n'abantu yabasoma intekerezo agasanga ari ababeshyi gusa. Barakomeje baraganira. Babo abwira Isadora ko yareka akamuha umwanya ko we ari kumwe na sheri we aza kumuvugisha nyuma. Ku rundi ruhande batwereka umusore mwiza cyane ufite kampani ye, muri make yari CEO, ukora cyane, uri serious cyane kandi w'umukire byahebuje ari mu kazi ke. Uyu musore yitwa Xavier. Uyu Xavier yari afite secretary wihariye we w'umukobwa umuhora iruhande ari kumukanira cyane. Ibi byafashaga Xavier gukora akazi neza nta makosa. Ku rundi ruhande Babo yaje kureba Isadora mu rugo iwe, baraganira. Isadora ati Babo, ndambiwe kujya ku madeti n'ukuri. Babo ati oya wirambirwa, ni Imana iri gutuma usoma ibikeri, igihe kizagera usome prince wawe. Isadora ati njyewe mbona n'iyi mpano mfite rwose yo gusoma abantu intekerezo ari umuvumo. Babo ati ntabwo ari umuvumo. Arakomeza abaza Isadora ati uribuka uko twahuye? Isadora ati ndabyibuka. Babo ati uribuka duhura mfite agahinda gakabije kubera ibyo nari maze gucamo? Urangije urampobera cyane uti ntubikore, ntiwiyambure ubuzima, ejo ni heza. Arakomeza ati uriya munsi nari mfite gahunda yo kwiyahura ririya joro, ariko kubera impano yawe yatumye ubona intekerezo zanjye urambuza. Kuva uwo munsi nibwo wabaye nk'umuvandimwe wanjye. Bose bafatwa na emotion ariko barijijisha bakomeza bavuga ibindi ngo badakomeza kurira. Babo ati rero nshuti yanjye, kugira ngo utazaguma muri single, umva akiri iyi link uze kudownloading iyo app urambwira. Isadora ati iyo app se ni y'ibiki? Babo ati iyi app niyo gushakiraho umukunzi. Isadora ati ariko sinakubwiye ko nabivuyemo ibyo bintu, narambiwe abahungu bose n'ababeshyi pe, sinabivamo. Babo ati nabirangije, nayikoherereje uze kuyidownloadinga. Ahita anagenda. Yari afite sheri we bararanye cyane bakundana. Aragenda asiga Isadora aho ngaho. Isadora yagumye aho akora kuri mashine ye yandika ibitabo nk'akazi ke ka buri munsi. Ageraho araruha cyane.
arangije ahamagara ya nshuti ye ngo baganire. Ibimubwiye ko ihuze iri kumwe na sheri wayo kandi basohotse ari buze kumuvugisha nyuma. Yaramuretse ahita ahamagara mama we, nawe amubwira ko ahuze yagiye ku rusengero ari buze kumuvugisha nyuma. Isadora yabuze icyo akora aribwira ati reka ntacyo, njye kwirebera filime ninywera akawayini. Yaragiye arebye televiziyo abona ibiriho ntibimunyuze. Aratekereza ikindi yakora, yibuka ko hari linki umushuti we Babo yamusigiye ko agomba kuyidawunilodinga ubundi agashakiraho umukunzi. Yahise koko afata telefoni adawunilodinga ya apu, araregisitaringa. Arangije amaze kubikora afatwa n'agatotsi asinzirira aho mu ntebe aho yari yicaye. Yaje kwicura arebye kuri telefoni arikanga cyane, asanga hariho request z'abasore bashaka guhura nawe. Asanga yanagize abafollowers 2,000 mu masaha 2 gusa. Yarumiwe arangije ajya kuryama avuga ati ubwo ni ukuvuga ngo mfite dates nyinshi zo kuzajyaho. Babo yaje kuza kureba Isadora aho mu rugo iwabo kwa Isadora, ariko azarira cyane amubwira ko yashwanye na sheri we. Isadora yarasetse cyane. Babo aramubwira ati uri kunseka, ubwo se uri inshuti nyabaki inseka mu bihe by'akababaro nk'ibi ngibi? Isadora ati cyakora ntakubeshye, mbabajwe n'ibyakubayeho ariko sinicuza kuguseka. Ati ibyawe na Emmanuel maze kubirambirwa. Sheri wa Babo yitwaga Emmanuel. Babo na Emmanuel barashwanaga hafi ya buri kwezi kandi bamaze imyaka 4 bakundana. Emmanuel yacaga inyuma Babo buri gihe, ubundi Emmanuel agasaba imbabazi Babo akamubabarira, gutyo paka imyaka 4 irashira babanye gutyo. Isadora rero yari yaragiriye inama Babo yo kurekana na Emmanuel, amubwira ko urwo rukundo nta buzima rufite, ko Emmanuel atamwubaha, ko yamureka, ariko Babo byaramunaniye kumureka. Bashwana bakongera bagasubirana. Iyo niyo mpamvu Isabella yasekaga Babo kuko yari amaze kubirambirwa. Isabella ati nakubwiye kangahe ko uriya muhungu atagukunda ugomba kumureka? Babo ati ni ukuri ubu nibwo bwa nyuma. Isadora ati bwa nyuma ndakuzi, ejo muzaba mwasubiranye. Babo n'inshuti ye Isadora bagiye guhaha muri supermarket. Muri iyo supermarket baje guhahiramo neza niho na wa musore witwa Xavier ari naho nawe yaje guhahira. Isadora ahindukiye abona umusore mwiza cyane, bakubitana amaso. Uwo yari Xavier, asa n'urangaye cyane amureba. Xavier ntiyabyitaho, ajya ku rundi ruhande guhahirayo. Yari supermarket nini cyane. Ako kanya Isadora ahita abwira inshuti ye Babo ati ngiye kureba ya mata twabuze kuri ruriya ruhande. Mu by'ukuri si yo yari agiye kureba, ahubwo yasaga nkaho umusore yabonye yamukuruye, niwe yari agiye kwirebera. Muri uko kujya kumureba amushakisha yabuze aho yarengeye, bose bakubitana imitwe batabizi. Isadora arebye abona ni wa musore yashakishaga. Umusore ati have umukobwa mwiza nkawe atagira icyaba, ari nako amuramira. Isadora mwibuke, iyo akoze ku muntu ahita yumva intekerezo ze. Muri kwa gukubitana imitwe Isadora yakoze kuri Xavier, ntiyagira ikintu na kimwe yumva. Ubwo Xavier niko amubwira ati nitwa Xavier. Isadora ati nanjye nitwa Isadora. Ako kanya Babo nawe ababagezeho. Babo yari umukobwa w'umusazi cyane wishamadutsa ku bantu cyane, ubwo ahita asuhuza Xavier amubwira ko ari inshuti ya Isadora. Xavier arigendera nabo basigaraho. Isadora asa n'uwatunguwe cyane kuko ari ubwa mbere akoze ku muntu ntasome intekerezo ze. Abibwira Babo. Babo aramubwira cyangwa impano yawe yagiye? Isadora ati oya nta kuntu yaba yagiye, reka ndebe. Ahita akora kuri Babo amubwira ibyo atekereje byose. Bose baratangara cyane bibaza impamvu Xavier bitakunze ko amusoma intekerezo. Bagiye kwishyura ibyo baguze basanga Xavier yabibishyuriye byose, arangije arataha. Bakomeza kumirwa, barangije nabo barataha.
Babo na Isadora bari mu rugo, Isadora abwira Babo ko agomba gushakisha uriya musore Xavier, ngo kuko akantu ko kutamusoma intekerezo ari kwibaza impamvu, ikindi ari kumukurura cyane, ngo kuko abantu atajyaga asoma intekerezo yari papa we na nyirakuru bakiriho ndetse na mama we gusa. Ubwo uko baganiraga uko, Babo we yari ari kuri telefoni ari gusacinga cyane, kumbe yari arimo arasacinga uyu musore ngo arebe ko yamubona kuri social media. Ahita yereka Isabella n'ubushagarira bwinshi ati reba ndamubonye kuri Instagram, ni CEO wa kampani yitwa Tecno, anafite ihuriro azajyamo muri BK Arena. Isabella ati ibyo se ubwo biramfasha iki? Babo ati ngo biragufasha iki? Biroroshye, iyandikishe mu ihuriro agiye kujyamo, nawe uzajyeyo ubundi muhurire muri BK Arena. Isabella ati wow, nibyo rwose, hari igihe rimwe na rimwe ujya ukoresha ubwonko bwawe pe Babo. Ntibyatinze ihuriro ryarabaye, Xavier yari yatanze n'ikiganiro, rirangije rirarangira, abantu bari gutaha, Isadora acunga ahantu Xavier ari buze guca, ahita yihagarika ku ruhande ahantu Xavier neza neza ari butungukire, ariko yigira nkaho atamwitayeho, nkaho atamubonye. Xavier arimo atambuka ataha koko, arangije akubita amaso Isadora, wibuka ko bari bahuriye muri alimentation banaganiraho gakeya. Xavier yegereye Isadora aramusuhuza, aramubwira ati hayi ndakuzi. Isadora no kwijisha kwinshi, Angela aramubwira njyewe ndabona nakwibuka. Xavier yabwiye Isadora, amwibutsa aho bahuriye muri alimentation, arakomeza yigira nkaho atabyibuka. Arangije Xavier ahita asaba Isadora ko bazasohokana umunsi umwe nta kibazo bakamenyana birushijeho. Mwibuke Isadora nibi yifuzaga. Isadora arijisha cyane ati ntacyo, ndaza kureba kuri schedule mfite, nimbona umwanya nzakubwira. Isadora ari mu rugo iwe ari kumwe na nshuti ye Babo, ayibwira uko byagenze, barishima cyane ko gahunda yabo yaciyemo, ariko Babo akomeza kureba uko Isadora abivuga ameze, abona ko inshuti ye Isabella yakunze uyu musore cyane. Ntibyatinze Xavier na Isadora baje gusohoka, baraganira rwose bahuza urugwiro, ariko Isadora akomeza kugerageza ngo arebe ko yasoma intekerezo za Xavier, biranga, bikomeza kumutera ikibazo kuko atabasha gusoma intekerezo ze, bityo bigatuma atamwizera, yumva ko amwihishemo, isaha n'isaha yasanga nawe ameze nka ba basore bandi yasohokanaga nabo. Umunsi umwe Isadora avuye gusohokana na Xavier amutahanye iwabo mu modoka, asanga mama we mu nzu yaje kumusura amutunguye, ndetse na ya nshuti ye nayo irahari, atahanye ibyishimo byinshi. Ababonye asa n'uwikanze ati mama, iyo umbwira ko uri buze ugasanga nakwiteguye. Babo ahita yitanguranwa ati humura, ibiryo birahari, njye na mama twatetse. Babo yari ameze nk'umukobwa wa mama Isadora n'ubundi. Barakomeje baraganira, mu kuganira mama Isadora abaza Isadora ati uriya musore ugucyuye se n'umukwe wacu? Isadora ati mama vana iby'abakwaho nawe, ni umushuti mushyashya nungutse nibwo tukimenyana. Bwarakeye Xavier yatumira Isadora iwabo ngo aze basangire ibya nijoro. Isadora aritegura, araza, ageze ku muryango arakomanga, asanga ni umukobwa umufunguriye wambaye umupira munini wa Xavier. Aramusuhuza aramubwira ati ndashaka Xavier. Ahita yisubiraho aravuga ati nako bireke ndigendeye. Ahindukira agiye, Xavier aba arasohotse yiruka, aramugarura ati ko ugiye se? Ubwo wa mukobwa wamufunguriye we yahise yinjira mu nzu, basigara hanze. Isadora ati Imana igize neza cyane kuba nkumenye, utarambeshye cyane nk'abandi. Ubwo rero wari ugiye gukurikizaho njyewe? Xavier ati uri kuvuga ibiki? Ati uriya mukobwa ubonye ni mushiki wanjye. Isadora ariseka n'ikimwaro cyinshi, asaba imbabazi Xavier. Barinjira mu nzu, aramupresenta kuri mushiki we.
mushiki wa Xavier yitegereje neza abona hari ahantu amuzi. Kumbe bya bitabo yajyaga yandika hasi habaga hariho agafoto kiwe gato. Arangije ati ntumbwire ko uri Isadora wandika ibitabo. Mana we, ibitabo byawe ndabireba. Umva ahubwo se iriya episode nshyashya uzayisohora ryari? Undi ati ni njyewe, episode nshyashya iri hafi gusohoka. Mushiki wa Xavier yarishimye cyane ko amenyanye n'umusitari akaba ari n'umukunzi wa brother we. Mushiki wa Xavier yahobereye Isadora, amuhobera. Isadora asoma intekerezo za mushiki wa Xavier zivuga ziti brother babarira urongore uyu mukobwa ndamukunze cyane, please brother murongore ndakwinginze. Isadora araseka cyane arangije aramurekura. Umunsi umwe Isadora aryamye telefoni ye irasona abona ni Xavier umuhamagaye. Aritaba. Xavier amubwira ko yabuze ibitotsi yifuza kuza kumureba. Isadora arambwira ati nta kibazo. Nuko Xavier yaraje bararyamana icyo gihe mu nzu yo kwa Isadora. Mu gitondo babyutse telefoni ya Xavier irasona, aragenda ajya kuyitaba ku ruhande. Arangije agarutse ahita asezera Isadora yihuse, arangije aragenda. Yamubwiye ati sheri ndagiye ngiye mu kazi turasubira. Isadora yari umukobwa utizera cyane Xavier kuko atabashaga kumusoma intekerezo nk'uko yabikoraga ku bandi. Yarababaye akomeza kwibaza ukuntu ahise abyuka agenda kandi ari no kuwa gatandatu, n'ukuntu yagiye kwitabira ku ruhande. Aravuga ati ungaye uyu musore atari kimwe n'abo nahuye nabo, nubwo we ntabasha kumusoma ibitekerezo bye. Isadora yicaye mu cyumba bisa n'ibyamucanze, ntacyo afite ashinja Xavier ariko kumwizera byaramunaniye kubera atabasha kumusoma intekerezo ze. Mama we yarinjiye aho umukobwa we ari, abona umukobwa we asa n'uwabyashobeye. Arangije aramubaza ati mukobwa wanjye wabaye iki? Isadora afungukira mama we amubwira ko akunda uriya musore yabonye, ariko anamubwira impungenge afite. Mama we yaramwumvishe. Arangije aravuga ati mwana wanjye jyewe urabizi ko iyo mpano yawe ntayo navukanye, ni wowe na mama wanjye ari we nyirakuru wawe, nimwe mwavukanye iyi mpano gusa. Iyaba nari nyifite nari kumukoreho nkamenya intekerezo ze. Anamubwira kandi ko icyo yakora ari ukubitwaza gake ubundi akagenda areba aho bizagera. Xavier yatangiye guhamagara Isadora kuri telefoni akamwihorera, akamwohereza SMS ntazisubize. Isadora yari yagize ubwoba kuko yari yatangiye kumwiyumvamo cyane ariko atamwizera neza. Xavier yagerageje kuvugisha Isadora biranga, ageze aho ararambirwa. Isadora nawe byamwanze mu nda ajya kureba Xavier mu rugo iwe kugira ngo amusabe imbabazi z'ukuntu amaze iminsi amwirengagiza kandi abishaka, anamubwire n'impamvu ibyo yabikoze. Bicaye mu rugo iwabo wa Xavier, Xavier yarakaye cyane ati ni iyihe mpamvu wankora ibintu nka biriya ukanyihorera koko? Isadora ati Xavier mfite ubwoba, uri mwiza imbere n'inyuma, mba mbona uri mwiza bitaba ari ukuri, ikindi sinkwizera pe. Xavier ati Isadora sinzi ibyo waciyemo ngo ureke kunyizera, ariko ni ukuri sinkubeshya ndagukunda kandi sinzi abo wahuye nabo mbere ariko sindi umwe muri abo. Xavier yarakomeje yigisha Isadora. Isadora ageze aho aramwumva, aramubwira ati ngiye kukwizera ariko urahire ko utazigera umbabaza. Xavier arabyemera, bariyunga baranaryamana. Isadora aranamuraza. Nanone bicaye bari kurya telefoni ya Xavier irasona, ahita yirukanka ajya mu kazi. Xavier yari afite umuntu bakoranaga business w'umukobwa wamuzengereje bya hatari, amukenera buri gihe. Xavier yicaye mu biro ari kumwe n'uwo mukobwa bakorana business, ariko umukobwa yakundaga Xavier cyane, bakajya bavuga ibya business umukobwa ariko amukorakoraho yamubujije amahwemo, ari nako Xavier amwiyama. Ubwo ibyo uko yabikoraga, Isadora yakurikiye sheri wiwe ngo aze arebe umuntu buri gihe uhora umuhamagara agahita agenda yiruka.
Mbibutse uyu bakoranaga business na Xavier w'umukobwa yari umushoramari ukomeye cyane muri kampani ya Xavier, ntabwo rero yari kumwirengagiza. Isadora mu kurebera kure kandi yihishe atanumva neza ibyo bavugaga, akabona umukobwa ari gukorakora sheri we imbere anamukoreraho ibintu by'ibishegu, ahita yiruka aragenda n'ifuhe ryinshi. Ubwo Xavier niko yiyama uwo mukobwa amubwira ko ibyo bakoze byari ibya kera cyane bitazongera ukundi, undi nawe ariko amwinginga ngo bongere byibura rimwe, ariko Xavier yanze. Isadora yaragiye yitsimba ku ruhande hafi n'aho basohokera, abona wa mukobwa wari uri kumwe na sheri we arasohotse, ahita asa n'umwisitajeho amukoraho, amusoma intekerezo zivuga ziti Xavier waretse koko tukongera tukaryamana nk'uko twabikoreye aho muri ofisi yawe, ndagukumbuye. Isabella ababonye ikimenyetso ntakuka, arataha ararira cyane ababaye, ahamagara mama we amubwira ati mama narakubwiye ko n'uyu musore nawe ari kimwe n'abandi bose. Arakomeza ati n'iyi mpano ngewe mfite mba mbona ari umuvumo, ni ukuri ndayirambiwe, impano yo kureba abantu intekerezo zabo ndayirambiwe pe, ntabwo nabivamo mama ndarushye. Ubwo uko yabivugaga niko yariraga, ubwo ko abivuga niko Xavier yamukurikiranye aramwumva. Isadora inyuma ye yumva ijwi rimubaza riti wari kuzabimbwira ryari? Undi ati urakora iki mu nzu yanjye uryamana n'abantu mukorana business? Xavier ati uriya mukobwa twaryamanye rimwe kandi kera cyane hashize igihe, nta kindi dupanga, ahora ashaka ko turyamana nanone ariko naramwangiye. Isadora ati ubwo rero wizeye ko ibyo nge nabyizera? Xavier ati ariko urabizi ndabona koko umubano wanjye nawe utakunda, njyewe ndetse gukundana nawe sinagushobora pe. Isadora ati uracyakora iki mu nzu yanjye? Xavier ati ndagiye humura, bose umwe yagiye ukwe. Xavier yaje kwaka akaruhuko mu kazi, ajya mu rugo anywa inzoga amanywa na nijoro yihebye cyane kuko yari amaze gukunda Isadora byahebuje, na Isadora nawe akajya yirirwa aryamye atacyandika n'ibitabo bye, yirirwa arira kuko nawe yari yarakunze cyane Xavier. Umunsi umwe Isadora aryamye yaje kurota grandma wiwe wapfuye kera, arota ari kwambikwa impeta na Xavier. Grandma wiwe amucira amasire ati mwemerere niwe. Ako kanya Isadora yarakangutse ahita avuga ati niwe, niwe okay, ntabwo nsoma intekerezo ze kuko ari soulmate wanjye. Ahita abyuka yihuta cyane yambara asa n'uwitegura ko kujya kureba Xavier, ari kwambara amaherena abona Xavier amuguye hejuru, nawe byari byamwanze mu nda aje kumureba ngo biyunge. Bose bavugira icyarimwe bati mbabarira n'ukuri urabona, bose babivugira icyarimwe. Isadora ahita abwira Xavier ati ntacyo banza. Xavier ati oya wowe banza, ladies first. Isadora amusaba imbabazi amubwira ko yari kwizera ibisobanuro yamuhaye, akomeza amubwira ko yamubabarira kubera ukuntu byamugoye kumwizera. Xavier ati ndabyumva Isabella, ndakumva cyane, nanjye umbabarire amagambo mabi nakubwiye nuko nitwaye. Basabana imbabazi birarangira, bariyunga, urukundo rwabo noneho ruba ndakorwaho. Filime yarangiriye aho ngaho.